Nshuti bakundwa bagize umuryango mugari wa korali Abongeri, twongeye kubashimira. Tugarutse ku nshuro ya kabiri tugira ngo tubagaragarize umuzingo w'amashusho mu butumwa bwiza twabateguriye nk'umuryango mugari wa korali Abongeri. Kandi tunabashimira inkunga mwaduhaye mu buryo bw'amasengesho n'amikoro kugira ngo ubu butumwa bubashe kugera ku bantu bose. Ni ubutumwa butanga ibyiringiro, ni ubutumwa buvana umuntu mu kwiheba, aho muzabona indirimbo nziza zigaragariza abantu yuko bakwiye kuva mu mwijima w'icyaha bityo bakajya mu mucyo w'itangaza aho bagomba gusanganira Yesu Kristo umwami wabo. Ni ubutumwa kandi bugaragaza yuko mu by'ukuri nubwo muri isi duhura n'ibigoye tugahura n'ingorane, ariko Yesu Kristo azaza kuza kwe ari ihame ridakuka. Ntabwo kandi twiye twibagirwa amateka igihugu cyacu cyanyuzemo ariyo ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Muzabonamo indirimbo igaragaza inzira abantu banyuzemo mu gihe habagaho akaga ka jenoside, ariko iyo ndirimbo igatanga ibyiringiro yuko uko biri kose Yesu atibagirwa be kandi atibagiwe n'u Rwanda. Kandi turakangurira abantu yuko uko byagenda kose icyatanga insinzi idahinduka ari ukwigumira mu gituza cy'umwami. No muri urwo rwego tubazane DVD ya kabiri yiswe ngo tuzigumira mu gituza cy'umwami. Wowe uteze amatwi iyi DVD kandi uyirebesha amaso yawe, turagukangurira kugira ngo nibura nawe wakire Yesu Kristo we mu gituza cye, kuko ari uzahabwa gutabarwa kudashira. Uwiteka abahire abumugisha. Reka dusenge. Turagushimye mwami Imana, natwe korali Abongeri tugushimiye ko twongeye kugaruka ahangaha kugira ngo dushyira ahagaragara ubutumwa watubashishije gukorera muri DVD yitwa mu gituza cy'Uwiteka. Habwa icyubahiro. Nuko rero data mwiza, abagiye kumva ubutumwa turabakweretse ngo ukize imitima yabo, kandi nyaguhora ku ngoma ubwo uzabugarutse tuzabashe kujyana nayo mu bwami bwawe. Twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Ndahimana Yotamu, nkaba ndi umwe mu banyamuryango ba korali Abongeri. Ubu rero tukaba dufite umunezero kuko uyu muzingo tuzigumira mu gituza cy'umwami ushyizwe ku mugaragaro. Harimo indirimbo nka Azaza, Shimwa Mana, Uwiteka Mana yacu, imirimo yawe ni myiza. Bigaragaza ko abategereje kugaruka kwa Yesu ibyiringiro byabo atari iby'ubusa. Hari kandi indirimbo yitwa Kwibuka. Ihumuriza igatanga n'ibyiringiro ku bagize ingaruka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Tuzabonamo indirimbo yitiriwe iyi DVD. Tuzigumira mu gituza cy'umwami. Nta yindi mpamvu bidutera nuko ariho tubonera gutabarwa. Uwiteka abahire abaha umugisha. Uwiteka Mana yacu, imirimo yawe ni myiza. Wadukoreye ibikomeye, none natwe turishimye. Uwiteka Mana yacu, imirimo yawe ni myiza.
shimwa Mana abikuzo amahanga gupfukamire indimizo zezo mw'isi zigushimira ibyo wakoze. Ubwiza bibuzita kwera imbuto amashyo agashira mu biraro bagahingira ubusinyerayo nzahora ngusingiza iteka. Shimwa Mana abikuzo amahanga gupfukamire indimizo zezo mw'isi zigushimira ibyo wakoze. Shimwa Mana abikuzo amahanga gupfukamire indimizo zezo mw'isi zigushimira ibyo wakoze. Ibyaremwe bigushime kandi biguhe icyubahiro, dushyize hejuru amajwi yacu tuti Imana urakomeye. Shimwa Mana abikuzo amahanga gupfukamire indimizo zezo mw'isi zigushimira ibyo wakoze. Shimwa Mana abikuzo amahanga gupfukamire indimizo zezo mw'isi zigushimira ibyo wakoze. Indimizo zezo mw'isi zigushimira ibyo wakoze. Birazwi umwami w'abami Yesu agiye gutunguka ku bicu, abariho n'abazaba barasinziriye impande zaho twese tumubone. Bazaza twese tuzamubona Yesu. Birazwi umwami w'abami Yesu agiye gutunguka ku bicu, abariho n'abazaba barasinziriye impande zaho twese tumubone. Azaza twese tuzamubona Yesu. Birazwi umwami w'abami Yesu agiye gutunguka ku bicu, abariho
isi n'ijuru, kandi twizera neza yuko tuzabona ibyasezeranijwe. azaza twese tuzamubona Yesu. Birazwi umwami w'abami Yesu agiye gutunguka ku bicu. Abariho n'abazaba barasinzi impande zavuga twese tumubone. Azaza twese tuzamubona Yesu. Birazwi umwami w'abami Yesu agiye gutunguka ku bicu. Abariho n'abazaba barasinzi impande zavuga twese tumubone. Uwo munsi tuzabona ibyasezeranywe, tuzaba tugeze mu bwiza bw'igihe tutigeze kubona. Yesu azaduha ibidukwiye, ibirori bizatangira ubwo. Uwo munsi tuzabona ibyasezeranywe, tuzaba tugeze mu bwiza bw'igihe tutigeze kubona. Yesu azaduha ibidukwiye, ibirori bizatangira ubwo. Yesu azaduha ibidukwiye, ibirori bizatangira ubwo. Yesu azaduha ibidukwiye,